Yesu nashimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, nshuti yanjye bakristo bitorerera yono, nshuti ziri hano mu mujyi wa Kigali, abari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu nashimwe. Kandi nkomeje gushima Imana yacu izinze ijoro ikazingura amanywa. Shimiye Imana itabura uko ibigenza, shimiye Imana yitamuriye ku buzima bwawe n'ubwanjye. Hereza Imana icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo cy'umugisha, Imana iravuze ngo nubeho ubayeho. Imana iravuze ngo ongera ugire icyo ukora kandi biremeye. Imana nishimwe cyane. Imana ikomeje kugenda ikwicira umwaku. Uwiteka Imana ahabwa icyubahiro. Aho bagutegeye siho bakuboneye. Ibyo bifuje ko bikubaho ntabwo byabayeho, kuko Imana iri mu ruhande rwacu. Imana nishimwe. Imana igikoze isoni ababisha bacu bikagaragara. Imana ikavuga ngo roherwa ukoroherwa nawe ugatambuka. Hereza Imana icyubahiro, wowe ubyutse ukiri muzima, wowe uri guhumeka bikemera, wowe wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Hereza Imana icyubahiro. Shima Imana. Shima Imana ibyo yakoze. Shima Imana aho igejeje ikora. Yereke n'ibiri imbere. Iby'uyu munsi byereke Imana. Gendana n'Imana mu mutima wawe. Ongera wumve wishimiye Imana yakuneshereje. Imana yakuneshereje za ntambara. Imana yakunyujije muri bya bihe ugatambuka muri muzima. Shima Imana yo inesha ababisha bacu. Tukiri muri teme yacu yitwa kunesha. Imana iginesha mu by'ukuri, ikanesha bya bindi wabonaga nta wakurengera. Imana ihabwa icyubahiro. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Nyemerera mwene data dufatanye gusoma ijambo ry'Imana, igitabo cy'ingoma za mbere, ibice 29 umurongo wa 11. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ni isengesho rya Dawidi. Dawidi yari ari gushimira Uwiteka imbere y'iteraniro ryose. Arangije avuga amagambo meza cyane. Aravuga ati Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro ni ibyawe. Imana ishimwe. Ibi nibyo byonyine Dawidi yishingikirijeho mu ntambara n'urugamba yagiye arwana narwo. Nk'uko nawe muri iki gitondo nakwibutsa intambara umaze kunyuramo, cyangwa nkakubwira ngo nukomere mu rugamba uhagazemo, ukomejwe n'iri jambo. Dawidi abivuze neza. Aravuze ngo Uwiteka gukomera. Imana ishimwe n'imbaraga. Niba uri kunyura mu bintu ukabona bikomeye cyangwa ukabona bikurusha imbaraga, menya yuko dufite Imana ikomeye, kandi dufite Imana ifite imbaraga zirya izindi mbaraga yewe. Imana nishimwe. Dawidi aravuze rero ngo Uwiteka gukomera n'imbaraga. Imana yerekanye gukomera kwayo kuri Dawidi ari imbere ya Goliyati yewe. Imana yerekana imbaraga zayo Dawidi ariho ari kurwana n'intare n'idubu mu ishyamba. Arangije arabikusanyije imbere y'iteraniro, ari gushima Uwiteka. Aravuze ngo Uwiteka gukomera n'imbaraga. Imana nishimwe cyane. Ariko haleluya. Iki gitondo ndagira ngo nkubwire ngo wishingikirize ku gukomera kw'Imana n'imbaraga zayo. Arangize ngo ni icyubahiro. Yabonye Imana imwubahisha, imuvana mu ishyamba. Imana iramwubahisha, imugira umwami w'Abisiraheli. Arangije aravuga ngo ni icyubahiro. Yabonye icyubahiro gikomeye kirambye gitangwa n'Imana. Wowe uri gushakisha icyubahiro ubinyujije mu kugambanira mwene so, bireke. Ushaka icyubahiro wishingikirije ku Mana itanga icyubahiro nyacyubahiro. Imana nishimwe cyane. Dawidi aravuze ngo Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro. Ariko haleluya. Ibyo bintu umwana w'umuntu arabishaka, arabikeneye. Nawe turi kuvugana muri iki gitondo cya kare, urabikeneye. Ukeneye imbaraga z'Imana. Ukeneye ko Imana igukomereza amaboko
ukeneye n'icyubahiro, reka tujye tubivuga ntitukabice ku ruhande. iyo umuntu rwose afite icyubahiro yumva biryoshye, ariko ibyo byose iyo bifite bivuye ku Mana niho bigira stability. naho iyo ubishakishije ingeso mbi cyangwa ubishatse ubibonye mu manyanga bitumuka nk'umuyonga w'amashara. ariko Dawidi avuze neza ngo Uwiteka gukomera n'icyubahiro n'imbaraga. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro ngo no kunesha. yabonye Imana imuneshereza intambara zitandukanye. tukiri muri teme yacu yitwa kunesha, Imana ejo twavuze ko tunyura mu ntambara ebyiri. hari intambara zo mu buryo bw'umwuka n'intambara zo mu buryo bw'umubiri. ushobora kujya ku rugamba ukarwana nk'uko abasirikare bajya ku rugamba bakarwana, ariko Uwiteka iyo abarangaje imbere rata baranesha. ikindi iyo bafite kugambirira kwiza Imana ibabashisha kunesha. wowe rero pasono, wowe nawe umeze nk'umusirikare uri ku rugamba, kuko urarasana n'icyaha, urarasana n'abadayimoni, urarasana n'imigambi mibi ya Satani mu buzima bwawe. rero ahangaha Dawidi aravuga ngo no kunesha. kunesha guturuka ku Uwiteka, kunesha guturuka mu mbaraga z'Imana ishobora byose. ngo no kunesha yasanze Uwiteka ari we wagiye umuneshereza intambara z'umubiri, urugamba yagiye ahagararamo, ariko asanga Uwiteka ari nawe unesha icyaha. yewe Uwiteka niwe uwihanisha. imbaraga z'umwuka wera niwe wemeza umuntu iby'ibyaha akamunesha. uzasanga abagabo barizwa n'ibyaha bibi banyuzemo, usanga rwose atitaye ku cyubahiro cye, arimo ararira akaboroga. nuko Dawidi yajyaga aboroga akavuga ati Imana we, ngushije ishyano mbabarira. Imana ikugire neza nawe muri iki gitondo, uce bugufi wibuka ahantu wakoze icyaha, wahemukiye Imana, wibuke ibibi wakoze. nurangiza utakiri Imana, Imana ikuneshereze ibyaha byo mu mutima wawe, Imana ikuneshereze iruba ry'umubiri wawe rigusunikira mu cyaha cy'ubusambanyi umunsi ku munsi. Imana ikuneshereze. yewe nakubwira ngo muri uru rugendo muri iyi si turwana mu buryo bubiri. turwana n'intambara zo mu buryo bw'umwuka, kandi tukarwana n'intambara zifatika z'abanzi bacu, ariko izikomeye cyane nizo mu buryo bw'umwuka, kuko zo zirimbura ubugingo. Imana nishimwe. izo mu buryo bw'umubiri watabaza bakagutabara, ndetse wagira n'ukurwanirira bikemera, ariko izo mu buryo bw'umwuka zirwanwa n'Uwiteka, kandi wemeye kwakira Umwami Yesu Kristo kugira ngo akuyobore, akuneshereze iruba ry'umubiri. Umwami Yesu Kristo akuzuza umwuka wera, aneshe iby'ibyaha mu mutima wawe, aneshe kamere, aneshe kamere, aneshe kamere. Imana nishimwe cyane. Dawidi arabivuze neza rero ngo Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro. Imana ishimwe. wari uzi ko ukeneye igitinyiro? ukeneye igitinyiro mu buzima bwawe kugira ngo uneshe. ukeneye igitinyiro kugira ngo igitinyiro Uwiteka nakigushyiraho, abadayimoni bose bameze nk'amasazi n'ubuzizi bere kukugwaho, bere kukutinyuka mu izina rya Yesu Kristo. ukeneye igitinyiro, igitinyiro gitanzwe n'Imana, igitinyiro giturutse ku Uwiteka, igitinyiro uhawe n'Umwami wawe Yesu Kristo. igitinyiro, igitinyiro, igitinyiro. iyo uriho igitinyiro nawe ubwawe ntupfa kuvuga igihe cyose uboneye. iyo uriho igitinyiro ntupfa kugenda aho ubonye hose. iyo uriho igitinyiro ugira aho wicara. iyo uriho igitinyiro ugira inyifato y'abana b'Imana. Imana nishimwe cyane. iyo uriho igitinyiro cy'Uwiteka n'amagambo ugiye kuvuga urayakontorora. Imana nishimwe cyane. ngo ni igitinyiro, ariko Imana ihabwa icyubahiro. ni igitinyiro, Imana ihabwa icyubahiro. ni ibyawe, ni iby'Uwiteka. Imana ishimwe. ukeneye kunesha, ukeneye Imana, ukeneye kunesha, ukeneye kwakira Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza wawe, ukeneye kunesha, ukeneye guca bugufi imbere y'Imana yawe, ukeneye kunesha, ukeneye kwakira Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza wawe, ukeneye kunesha, ukeneye gusenga usaba imbaraga z'umwuka wera, ukeneye kunesha, ukeneye kuba mu bwihisho bw'Uwiteka Imana. Imana ihabwa icyubahiro. ngo ni ibyawe. Imana ishimwe. ubwami ni ubwawe Uwiteka, ushyizwe hejuru ngo ube usumba byose.
Imana ishimwe. Imana ishyirwe hejuru muri uyu munsi. Imana ishyirwe hejuru aho ugiye hose. Imana ishyirwe hejuru mu byo uri buvuge, mu byo uri bukorwe, mu byo uri bukore. Imana ishyirwe hejuru. Ibyawe byose Imana nishyirwe hejuru. Ibintu byose Imana ishyirwe hejuru. Ibyo utunze nawe ubwawe Imana ishyirwe hejuru. Imbaraga z'Imana zikuganze, ugendane n'Imana. Imana igenda ishyirwa hejuru mu migambi yawe, mu kazi kawe, muri bizinesi yawe. Imana ishyirwe hejuru mu rushako rwawe. Imana ishyirwe hejuru no muri proje zawe. Imana ishyirwe hejuru mu byawe no mu bawe. Imana ihabwe icyubahiro. Shalom, shalom. Umugaba w'ingabo mukuru